Muraho neza, ndabashimiye cyane byimazeyo ku bantu bose dukomeza kubana hano muri gahunda yo kwiga ibijyanye n'ubuzima. Nitwa Olive, ngira ngo ku bantu twatangiranye bamaze kunguka ubumenyi bwinshi butandukanye ku bijyanye n'ubuzima. Niba waracikanwe hakaba hari video yagucitse, nagusaba gukora subscribe ndetse ukareba n'izindi video zitandukanye zishobora kugufasha kumenya ku bijyanye n'ubuzima. Nishimiye cyane ndetse nanakwakiriye cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe imico 5 igira uruhare mu gukwirakwira kw'indwara. Ngira ngo ndakurarikira gukurikirana neza iyi mico kuko ushobora gusanga hari imwe mu mico ukora ariko utari ubizi yuko iyi mico igira uruhare mu gukwirakwiza indwara. Nk'uko tubizi, indwara yandurira ahantu hatandukanye kugira ngo mikorobe igere mu mubiri binyura ahantu hatandukanye. Icya mbere, mikorobe ishobora kwinjira mu mubiri inyuze mu mwuka. Icya kabiri, ishobora kwinjira mu mubiri inyuze mu kanwa, tugenda ufashe icyo kurya kinjirana na mikorobe kugeza ubwo igeze mu mubiri igakora igatangira guteza ibibazo. Ahandi ni mu maraso, tuvuge nk'urugero wijumbye urushinge cyangwa se ikindi kintu cyose gishobora gutuma mikorobe yinjira ikagera mu maraso. Ahandi ni mu matembabuzi. Ahandi ni igihe uruhu rukomeretse bityo mikorobe ikaba yakwinjira inyuze mu ruhu. Ikindi, ishobora no kwinjira mu mubiri inyuze mu myanya ndangagitsina. Aho ni ahantu hatandukanye mikorobe ishobora kwifashisha yinjira mu mubiri. Ibyo byose mbikubwiye kugira ngo byibuze bigufashe kuza gusobanukirwa impamvu iyo mico imwe n'imwe dukora igira uruhare rukomeye mu gukwirakwiza indwara, ari nayo mpamvu uyu munsi ngiye kubasaba kuyirinda ndetse no kwigabanya cyane cyane mu gihe turi mu ruhame n'abandi. Ingeso ya mbere cyangwa se umuco wa mbere dukunze gukora ni ugucira aho ubonye, cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi ukaba uri mu bantu ugacira. Ni bibi cyane ndetse bigira n'ingaruka ikomeye cyane kuko uba uri gukomeza gukwirakwiza mikorobe ivuye mu mubiri wawe ukayishyira hanze ikaba yagira ingaruka ku bandi. Icya kabiri ni ukwitsamura cyangwa se gukorora ariko ukabikora utipfutse umunwa n'amazuru. Ni ibintu bikunze kubaho cyane, nagiye mbibona mu nk'ahantu hahuriye abantu benshi, tuvuge nko muri bisi, ukabona nk'umuntu aritsamuye ariko ntabwo akinzeho akaboko cyangwa se ntabwo yerekeje amazuru ku ruhande. Ibyo byose bigira uruhare mu gukwirakwiza indwara. Ikindi, niba ugiye gukorora ihangane ufate inkokora hano ku kaboko upfuke umunwa kugira ngo urinde yuko izo mikorobe zishobora gukwirakwira ahantu hose. Ndetse nimba ari na byiza, nk'igihe wenda tuvuge urwaye ibicurane cyangwa se ufite inkorora uri gukorora cyane, biba byiza iyo ufashe agapfukamunwa ukakambara bityo bikakurinda yuko ushobora gukwirakwiza izo mikorobe ku bandi, cyane cyane mu gihe ugiye mu bantu benshi. Ikindi ni ukudakaraba intoki mbere yo kurya cyangwa se ntuzikarabe nyuma yo kuva ku bwiherero. Ntekereza ko muri iki gihe tugezemo nta muntu wari ukwiye kurya adakarabye intoki kuko abantu benshi bamaze kumenya agaciro k'isuku. Niyo mpamvu nanone ndi kubibibutsa kugira ngo buri wese amenye agaciro ko gukaraba mbere yo kurya ndetse no gukaraba nyuma yo kuva ku bwiherero. Ikindi cya gatatu ni ugusiga ubwiherero budasukuye nyuma yo kubukoresha. Cyane cyane ndabivuga ku bwiherero rusange. Niba ugiye gukoresha ubwiherero, zirikana yuko hari n'undi muntu uri buze kubujyamo bityo ubukoreshe neza kugira ngo n'undi uraza inyuma yawe abukoreshe nta kibazo afite kandi nawe abusige busukuye. Yaba mu bigo by'amashuri, yaba mu masoko ndetse n'ahandi hantu hose nko ku rusengero hahurira abantu benshi, ni byiza yuko ubwiherero bukoreshwa neza ndetse hakaba harimo n'amazi ndetse n'ibindi bikoresho byose by'isuku kugira ngo turinde yuko umuntu ashobora kujyamo afite indwara bityo akanduza abandi. Ikindi cya kane ni ukuruma inzara mu ruhame. Ugasanga umuntu yicaye mu ruhame ariko ari kurya inzara. Ibyo ntabwo ari byiza ndetse usibye no kuba ari n'ingeso igaragara nabi, ntabwo ari byiza yuko waba uri mu ruhame ngo utangire kurya inzara, cyane cyane ko ziba zirimo n'umwanda bityo bishobora gutuma nawe ubwawe wandura bitewe n'ahantu wagiye ukora hatandukanye. Ni ngombwa rero yuko iyo ngeso nayo uwo muco tuwucikaho burundu nk'abanyarwanda, tw'abanyarwanda bakomeje gusobanuka muri byose. Ikindi ni ukurya wasamye.
ni ingeso mbi cyane ndetse hari n'ababikora ariko batazi ko ari byiza. Niyo mpamvu tugomba kwirinda kurya twasamye. Niba ugiye kurya, ihangane urye utuje mu kinyabupfura, kuko usibye no kuba ari ingeso igaragara nabi, binabangamira n'abantu muri kumwe muri rusange. Ese we ni ikihe kintu kindi uzi cy'ingeso mbi ushobora kurekomanda abantu ukababwira ngo iki kintu nimukireke kuko ntabwo gisa neza? Dure muri comment section dukomeze tuganire, twungurane n'ibitekerezo. Haba hari ikindi kintu uzi ushobora gusangiza abandi nanjye nkungukiraho, ni karibu muri comment section. Ndabashimira cyane mwe mwese dukomeje kubana. Ibuka gukora subscribe ndetse usangize n'abandi kino kiganiro kugira ngo gikomeze kugera kure hashoboka. Murakoze cyane, muba amahoro.